series bimeze bite sasa wumve neza wumve umurutanye n'amagambo umukobwa hakuno uretse ubanze wumve Imbohekazi series bimeze bite uretse wumve amazina ye yake wumva amazina ko tugatangiye uretse wumva amagambo wumva amagambo ko watangiye nawe wumve Imbohekazi series imyaka 24 y'amavuko afite imyaka 24 y'amavuko amasaha atambutse nari kubona yapfuye amasaha ashize ariko yapfuye ubundi muri gereza wumve yari muri gereza afunze ariko yari akatujyana cy'urupfu dore ko nyuma dore ko nje kumbakuraho arabanza gica avance umupolisi yari inyuma yenda muri igicucu umupolisi inyuma y'ipanje gakwegera ipanje wumve yabaje kundana niwe mu rugo ati abapolisi barangaha byanga bino harimo nabo mu rugo we abakoze mu rugo gakwege hindukira umwehesi urebe nyine gukora urebe ibintu ngo usake abikoze wanwa dore kibaba wumve n'ubundi nabonye ko mbunda akari gacana cy'ikana nyagasani we uretse banze wumve n'ubundi nabonye ko mbunda akari gacana baba we pistol ntabwo ifatika we akabona gato biramurya kise gutya dore kibaba we imbunda shamisasu abarira basi ufite imbunda nini none ndabibonye ninabonye karakantu nyine kamafuti kise gutya arabanza namuseka n'umushya wose igakwege arimo arasaka imbohe bayizanye hakuno hari aho yari ifungiye ndetse reka tujyana cy'urupfu bamuzanye mu yindi nzu bamwimuye sinzi impamvu bamwimuye urebe ukurikire bashira umufungura ikayezu gasani baba dore kibaba cyo gikora sasa buri kibaba cyakatsingwa n'uwiteka uzi ko kikurya mu twumva nyine ubuza bwaryoshye kumbe hakuno zambohe yanzu bazizanyemo itari gereza wibuka ndi gereza bakuyemo uko yari yakatujyana cyo gupfa hindukira kuramo n'imyenda nese ne kuramo kundeba gise gutyo umukobwa urebe kayezu ageze gutya kibaba datewe tiramukorera mu kabyaramwe aramurobesha urebe gigi nyagasani polisi ngo niba gukora akazi ko mu rugo yamucishijemo ijisho geze gutya nyagasani mwo kabyaramwe akura muri pantaro kibaba we turi bitere niti ngaho ndeba kibaba dato kayezu zashizeho kayezu zavuyeho undebe kibaba dato kibaba sasa nizamboye bazihakeya nyagasani we udakina aranari kwiryo ariko ryoshya rukundo yamusanze hakuno yasongoshe mutavuga ati cyo kora dufite pashanga dore kibaba we bebe pereza hano kiba kibyinira nyine cyaramwishe nyine zaramuzonze nara gupanchika niki umukobwa arebye aravuga ati ariko iyi gereza banzanyemo niki gise gutya urambaza iki ko niboneye umwana kibaba we kobwa bazanye hakuno egera hino rukundo mucunga gereza arisiriye cyane barakweka hakuno gakwege aba yibereye inyuma nyine yumva ntaribi zaramumennye ariko ibonera umwanya yo kumva akavuga ati n'ubundi se ko niki ati none se ko nta n'imyaka 100 webere baje hakuno mukobwa we tuza bugumya rukundo wese gakwege kumbe
turebemo imbere mu nzu. Hari utunzwe n'umwotsi w'itabi n'umukati na rikeri. Dorafande, dorakineneko, doradidasi, dorumujinya. Afande amuzanye hakuno. Afande arimo imbere. Chuma muzane semani, muzane buretse ese gutya bamuzanira afande. Ni mushyashya ahangaha, yaragiye kwicwa, sinzi impamvu bamucekesheje. Barabeka hakuno bari afande twari tumuzanye, twahamugejeje. Rebe banza nakuramo nikotine bakoze akazi. Rebe umve, nikotine nimbi cyane buriya. Rebe imbunda yangiriye. Sozi nagiye kureba no funga shashe nsanga cyayitwaye. Yagasani imbunda bayihitanye. Kino kigenzi cyanjye tureka kweje yayihitanye. Imbunda yanjye wayishyize. Igisura cyo cyawe cyazazamye. Undebere weshyira hano. Zana imbunda. Abari serious. Mwakire babyeyi, mwakire. Wumve zongera n'umunsi n'umwe songera kumfatira igikoresho. Gasari ndabyumva. Uzabona hano ku meza. Afanye nta mikino. Ndabyumva nyine ubwo nzahabubona. Rebe kiba cyazazamye hakuno. Fande umukati na rikeri n'umwotsi w'itabi nibyo bimutunze. Va ku muntu ucana itabi rikarinda rirangira atarasomaho. I am Chris, niyo mazina ye, niyo mazina nyakuri. Ushaka umufungo ujya kuri Instagram ugasakinga I am Chris, ugafunga icyo turakineneko. Rebe ni ifungwa shyashya twungutse. iyi ni ifungwa shyashya. Rebe arambaye yibaba we Gasani shimbiri buravuga ati n'iki n'ikimanza ubusembere shango ni imbohe. Muzanira imyenda yambare nta mikino. Sinzi impamvu bagizanye hakuno. Bamuzanira inifomu. Rebe ambara imbere yawe se. nese nambarira ahangaha kidasanzwe udashaka kunyereka. nese ubwo hari ball ufite aho ngaho ushaka guhisha. Ko twabonye byinshi, icyo nicyo ushaka kumpisha. Niko Nyagasani we, imbere ya fande nawe undebere. Baba we afande shimbiri imbere Maria wakabonye. Undebere pashe gakweje ageze gutya arebye. Urebe yibaba data we. Arebye sinzi ntarabonye. Ubanza ari imboneka rimwe. Yibaba we. Rebe afande nawe ageze gutya ariko niki. Rebe ngaho mwese mugiye hanze. Tugusigira umwana se mari niki. We watch umve Wikeri nakwegekeri ongera gukora ku bintu bikoresho byanjye nzayarasa amaki. Umve we nzayarasa mari, nzayashyira n'iki hasi nyaturitse. Niba ari amatwi mukobwa muko gira hino. Ashobora bino bigabo n'iki ari kubona bishyira amakinga aho ngaho se nyine. Mundi kugira ngo uzanwe hano niyo mpamvu rero wakatiye igihano cy'urupfu. Wumve impamvu mukobwa sa gutya imbere ya fande aramukarangira. Yibaba data we waramuhagurukira. Bikubwire se yewe
ashyiramo isasu. Ngenda uvugira hariya nakumwumvanije. Genda ubimbwirire hariya. Anashyira muri isasu. Nta mikino bafite. Cyangwa ndishyiremo. Urebe. Zagara imbere. Nta mpamvu yo kuduhagurukira twarabamenye mwakoze inama. Byagenze bite? Mbwira impamvu do. Bakoze inama rukundo hakuno. Rukundo. Yagurca. Wewe kurutse genze bite? Madame araje. Madame nde. Uzakikanga. Afaniza utayisha imbunda. Urebe. Umukobwa baramusohora. Madame Cuyi. Amariko. Yaje hakuno. Madame Cuyi. Gize gutya. Abona ko basohoye. Nta kazi ni gashyashya. Arinjira. Urebe. Gize gutya. Ahasanga gasume. Ahasanga isume. Niko sha. Murahatwitse. Ibi ni ibiki mbona hanga. Sode ya kabiri. Ibi ni ibiki mbona. Madame. Ni mwe nshyashya arimo kwahindura imyenda. Cuyi we ni imbohe yaje guhindura imyenda. Imbohe? Wumve. Yego. Cyane. Ahangaha se nibo bahindurira imyenda. Wa mugani. Hey. Madame uri boss ariko ningiye uzi ko nkoramo akazi kanjye. Uri boss ariko ntabwo ntegeka amandi magambo. Sawa. Nakwakiriza iki? Wihagacya ahubwo. Nisanze hari ikintu uri gufata ahubwo reka nze dusangire kwa kakana tunaganira. Yumva rata. Tubanze dusangire twicaniye ngwagasi. Hebe. Atunzwe gusa n'umwotsi w'itabi na rikeri n'umugati. Fandisha impiri. Yego. Perwe. Nugusukora ibyo gusa nagusomaho. Ugasani. Hey. Hebe. Gakwege hanze. Gakwege. Turakwege do. Ndebere. Kibaba. Arakwereka. Hakurino. Aho imbohe zifungiye. Urebe. Urebe. Kumbe hano imbere aruhura na Bibiliya. Imbohe aho zifungiye maneke ku ruhande. Gakwege hanze. Kibaba cyaramwishe. Yagize gutyo urebe. Urebe. Urebe ninja. Irahaguruka. Kobwa. Ebisa dunda. Hari umureba. Wifitiye Bibiliya. Utavuga. Sadunda yarasohotse. Urebe. Gakwege wabarindaga yagiye. Sinzi byamufashe. Barakwereka. Kobwa yarasohotse. Ahari utavuga. Ubireba gutyo gusa. Izi mbohe zifungiye ahangaha zirazira iki? Kurikire. Barakwereka. Ko gagize gutya. Yegeko gake gakeya. Uzira mbohe yindi. Yifitiye Bibiliya. Iramubonera byihorera. Kobwa arangije. Kuri ya hano. Amakuru bimeze bite rero? Madame Cuyi. Urabona ko twakira imbohe nshyashya. Imbohe yahageze nshyashya. Nizere ko noneho misiyo yanjye igiye kuzagenda nk'uko mbishaka. Yugasani. Yego. Misiyo bwo gukirero. Ngenze akazi nkora. Gaho nzengurutsa hano ndebe. Bamuzengurutse amatwari. Ako nku. Madame Cuyi. Iriya koti. Madame nta kibazo. Ebe. Fande. Jimbiri. Gize mikote. Atembereze Madame Cuyi. Amatwari amenye ngo bimeze bite. Niwe boss ahangaha. Ubutake ntago ari gereza. Ni inzu baza gufungiramo imbohe basukuye muri gereza. Sinzi bashaka kuzikoresha iki. Barakwereka. Iramutembereje. Gira gutya. Hari imbohe bazanaga. Hakuno. Rukundo. Ebe. Ageze hano. Arebye neza ariko Rukundo abona ntibisanzwe. Arabyirengagiza. Kweka imwe banyinjima hano hari uhora senga sinzi niba ari umubikira gusa sha imyambarire. Aha. Bit. Baby. Ubazi kisi. Urebe. Afite umushiya ntavuga. Kise nawe se nyine. Akuvugana n'imbohe. Ako
sadunda yacu ko yagacitse urebe hengeza rakeyuza sadunda zaritsimba abarimo baratembera inyubako baratembera amatware na afande ndetse na madamu Cuyi ageze hano rebe tubanza aho hirya ahangaha harakinze gasani komeza kumutembereza byaka ariko uramubona turishaze yaraka yabira kare kumbere kundo hakuno ntakinga urashaka do rukundo umucungagereza turishaze rebe ese gutya twinjire imbohe ziri aruhora mu masengesho nta kantu mubonye we urebe uhora na Bibiliya urebe neza yewe gayi oya nta kintu mbonye ariko njyewe imbohe zirahaguruka Madame dore nabangaba witwa nde muko we witwa nde Trey ziki maneke urazira iki mbere yuko njya hano wumve neza gucuruzaga urumogi nyagasani turishaze gucuruza urumogi baramfata nyagasani yari umupushayi abana 5 babigenderamo gusa mbere yuko njya hano ndi nabanje mu gereza ya mbere kuka satani bankatirwa gupfa wumve kugamahirwe ya kabiri ubu nibwo nicaye hano yaratabawe ndabyumva naho we witwa nde awesha Kenny ziki niga segonderi umusaza agerageje kumfata ku ngufu nyagasani muzeyi gusanga namwishe urakurumva ibyaha wumve niga segonderi umusaza agerageje kumfata ku ngufu nyagasani wumve gusanga namwishe yamuguyeho sinzi ariko yirirwa yaramwishe atira igihano cy'urupfu nyagasani naje kwisanga hano naho wowe bimeze bite rero nitwa Ore wakoze iki rero rebe nishe umwana wanjye ntabigambiriye tuka satani mu izina rya Yesu nyuma yaho bankatira igihano cy'urupfu ngiye muri gereza 46 yari afungiyemo nanjye nifuje gupfa biranga nyagasani nshatse kwiyahura we usanga hano aha bivuze ngo bakura muri izo gereza bakabazana ahangaha ariko atari gereza bisa n'ahantu babimurira bakaza bakabakuramo amakuru sinzi nabashaka wiki rebe nabo ngabo turishaze turafandishaze ariko harabura umwe yego wumve bera ari hehe rugo yasadunda rukundo gera hino yacitse ari hehe gakwegera yaranga yasobaye ngenza refungo ahangaha ntabwo nzi ahantu yagiye wumve kibazo zondi mufatanyije kurinda hano gakwegera yasobaye do urebera umuko buriya rero umuntu wambwiye ngo buriya ngo muri gereza ngo buriya ngo hameze nk'ahantu usanga ariyo pasiteri wenda arishe nk'umuntu urumva umudiyakoni wenda ashinzwe gufata wenda abana ku ngufu abaririmbyi harimo abarozi kurari yose nyine ikaba irabaye ushinzwe kubatiza wenda usanga nyine yari igisambo kwereka baje barakinga hakuno dogiteri Sabiri urebe isadunda yaramwinjiranye icitse kuri gereza kubera iki sadunda ijanga kureba dogiteri rero ukurikire kobwa yaraje urebe Sabiri barabanza baramubesha Sabiri bamwereka amajyepfo muga wakaje ukamvura muga urebe muganga nyagasito urebe muganga ari kureba uretse ubanza urebe muganga urebe muganga we dore muganga we muganga muganga usuzuma ariko utazabimuga muganga baramuhagurukira
sasa muganga gango urebe wafashwe utese maze amezi 3 najya mu mihango Nyagasani Yesu mwami umva muganga aranyica uretse wumve wafashwe utese byagenze bite maze amezi 3 najya mu mihango Yesu mwami ntiwumagayira ntabwo wumagaye ukanagadi ukumva uri kugenda utameze neza muganga yatwika koko nta kibazo wese ubuzima ntabirenze Ega nagara aho ngaho nakubwiye ko ikibazo mfite hariya hepfo wese uzuma mu majyepfo dogiteri mujyana mu majyepfo Sabiri dukomeze hano imbere nkomeze nkurika amatware komeza gutembera aho imbeba zimwe rero dogiteri sosoma amajyepfo dodo none sugo ndafura ne kandi niki iyi ni ninja muga banza usome banza usome oya pe yewe uretse banze wumve usome Yesu oya mwizina rya Yesu umbe dogiteri mwizina rya Yesu rwose ubwo se byashoboka bite koko nabimenyereye ntabwo mbimenyereye umve nuko unsoma cyangwa ukahavura umurambo naba nkabuze rwose pe naba navuye mu rugo nje mu kazi nagera aho ukandana mu bintu byo gusomana ibyo gusomana ni muganga mvuye mu rugo nje mu kazi reka ni wowe se usarura ubura bw'abantu cyangwa se nkuremo imyenda mvuga ko wafashe ku ngufu asa ni we ufungwa icyambere ntabwo nafungwa rero ngaho nsoma niba udatinya gufungwa reka basi mbanze reka ngende mfate bibiliya nsa Imana imbabazi mubwire ko ngiye gukora ibintu byinshi urebe bahise imbabazi urebe dogiteri sinzi barazishaka mu iki gusa mu idiru ya madamu Cuyi damu hano niho twabashe kubona aho wogera aha niho bogera imbohe niho zogera tumukoresha kintu dushinga imana rebe turabyumva rwose babavurira ayivurira riri kumbe dogiteri mu maguru y'abandi ndebe dogiteri gusuzuma dogiteri arasuzuma akagura akajyana hejuru rebe dogiteri Sabiri dukomeze imbere uko bari kuza imbere inyubako barimo dogiteri ari gusuzumira umwana Nyagasani ese gutya urebe gukingura dogiteri ari imbere prince arumpamagaye dogiteri ku mwana ese gutya afande yinjiye asanga dogiteri Sabiri arimo aravura arimo arasuzuma we urebe dogiteri bamuguye gitumo dore ya gitumo bavuze dogiteri gusuzuma umwana arijisha buretse gato banze numve dorebe soka se nyine givuga urebe isadunda dogiteri ku bwoba umukobwa agize gutya kurikire hakuno uyu mukobwa ahise afata hakuno urushinge na bibiliya urakabonye ku kanariko kobwa urebe yaje gakeya yitonze urebe afata urushinge afata na bibiliya arasohoka urushinge rujyanye na bibiliya dogiteri hakuno turadida fande imbere ye hakuno urebe kuri telefone gise gutya arinjira bivuze ngo ntabyo abonye we bari kumutembereza amatware wasohoka gake nkavugana n'uyu muntu ntaribe madamu Cuyi dore iryinyo yamubonye gusa madamu Cuyi ntabwo gisa bibona wibuke niwe ukontora ahantu hose yaje hano imbere bimeze bite ni meza wumve kujya dore iryinyo icyakuzanye urakizi ni ukuvura rwose do arenda kwirukanka urebe icyakuzanye urakizi ni ukuvura rwose ni ukuvura
nende kumuvura rwose ntacyo twakoze ntangije urebe sinakizi icyo kintu urakizi imbunda niyo mbunda yagasani ibyo musanzemo ibyo mugiye koko ibyo musanzemo ibyo ngusanze n'ibyo wakoraga ubundi jepe nayo ndi kwisomera bibiri wumve nyine uretse Bibiliya iri hehe bibiri iri hehe wa mukobwa yitwaye Bibiliya iri hehe uriya mukobwa niwe mbwiye ngo nyine ngo ni murombeke kurombeka ni ibiki ngo ni murombeke ibintu byo kurombeka kandi shanitsi nitsi wumve uriya mukobwa niwe mbwiye ngo nyine ngo ni murombeke nyine kuryamana yagasani nabishakaga rero burya bisigaye kurombeka ngo hari ngo umuganga wawe wabaga ahangaha baranamwirukanye nako ngo yanagiye hano ngo agenda ngo atari muzima none ngo nanjye ngo ni nanga ngo ndi mu isanduku yagasani ubwo ndavana akazi ntakabura nkagenda nari na muzima ubwo nyine gusanze ngiye ariko nta kintu twakoze nta kintu cyabaye turi ryinyo urebe rero nta kintu ugomba gukora hano utangiye Yesu we wumvise ako kana ariko ntabwo nabishaka dogiteri sabiri urebe rero nta kintu ugomba gukora hano utangiye nta kintu urajya ugomba kuranga utambwiye Yesu we Yesu we mvanga ni imiti yawe urebe ni ibigome ibisirikare cyane ibigome nabura ngo n'akazi n'ubuzima twavuye hakuno amaze gusobanura hakuno madamu Cuyi na Fane Jimbiri hakuno bari kuryinyo Rukundo hakuno mucunga gereza Rukundo Yeza fandi ndakumva Fande sohora imbohe beba sohore izi mbe bazanye ahangaha wibuke ntabwo rose akabe zifungirwa hari amakuru bazishakamo ni makuru bwoko kirero ni ikiraka gifitwe na madamu Cuyi bimeze bite amakuru naya isadundi imbere twetambuka sanugire n'ikini do maneke hakuno do urebe sura Rukundo ni umucunga gereza hakuno isadundi imbere maneke akayezu ore yari hehe Wanda asigaye mu nzu asoma Bibiliya asoma Bibiliya wundi wavuze ngo wapfuye wishe umwana we urimo kunyumva neza nyumva neza ntabwo rero mbajije wumve arashyomoka urimo kunyumva neza rebe ujye kwambara imyenda ya siporo mushyire imyenda ya siporo buriya ntabwo ari mbura imbohe zose zifunze wagira ngo zirafunze biterwa n'aho zifungiye zijya gukaraga ifiriti ziba zaranabyibushye urabona amaneko ukuntu angana ziba zarabyibushye hakuno ikintu kimwe nshaka kukubwira rebe ntibindeba hakuno na Fande uneza amatwi wumve abakobwa bose ngiye kukwereka urumva urebe nta n'umwe muzima urimo ko si Mushya nta n'umwe musi muri hanga byo bakobwa ngiye ko nakwereka Fande dore iryinyo ariko umujinya ni ibirara abicanyi wumve dore iryinyo umujinya nureba nawe wakwica yagasani urebye reba bagushoreza ndabyumva ntibindeba ushobora kuba wishimiye kano kazi wumve utazi ibyo ujemo hari ukujya mu kazi ugasanga akazi waje usaba ntigahuye n'uko wabitekerezaga uzajya ubonera ku gihe wumve amafaranga ntaribi ariko cyitonderwa ariko ntagiye ikintu kikubaho wumve cyangwa kikagira umukobwa n'umwari bahura n'ikibazo yagasani nzakwica ehe ntibindeba Fanda bari seriye byatari rebe tugende dutangire akazi hagira ikiba ku mukobwa umwe ahangaha ubwanjye nzakwicira kumbe barakwereka imbohe zaje hakuno kuraga ifiriti ndetse hakuri isadundi imbere maneke hagati kayezi inyuma barakwereka hakuno urebe sore urebe urebe gakwege gakwege hakuno abasereburanye n'ikibaba cyaramwishe bikana n'umucunga gereza urebe dore siporo
ntago ari buri mbere zose ngo zirafunze rega urega kwege ikibaba siporo afande imbere afande imbohe se shango zirafunze ziba zikaraga amafiriti n'iki aho azahava hakuno wumve ntibindeba mushyashya Bera Bera nzongera kugusanga mu bitaro na rimwe wumve isadunda Bera yacu bayisanga mu bitaro ukundi kwishoreza mabwiriza mashya ruko yes afande kundo ndakumva cyane afande binana gira hino nkwereke urebe tere cyangwa gifite n'ubuhehezo kuntu yes afande kuri uyu munsi imyitozo niba niyo ngo yishinzwe urebe yes sir ntibindeba imyitozo nibireba kano wao muteka turiga kwenye bayirebera nyina abana akavuga ati none se muri niki ko turajya tunabona iki hasi urebe no mucunga ngeze uraho nyine niki kibaba cyaramwishe kama basubiza mu abavanye basubiza siporo zirarangiye turakumva cyane afande turiga kwegera inyuma gakwege keri urebe iyi naho nyine musaza nawe urikise manuka ndikise mani kise musaza wande kwese urebe ndikurase nyine kibaba cyaramumenye nyine cyamumenya amaso abari mu munyenga bivugereza ari nyine ari mu rugo avuga ati none se shako ntakora makudapfa urebe yewe rebe imbohe kumbe madamu cuye abari ahari imyitozo iyi diru niwe wayizanye arabashaka amakuru bwoko ki nizere rero ko ya misiyo yanjye izagenda neza misiyo irimo iracamo fresh yes madam cyane rwose bikuye niko bigomba kugenda nta kigo bakubura ubu ngo namaze kuzana umukobwa ugomba kubigisha ibintu byose urebe sinzi barazishakamo ikiziro mbohe ni byiza cyane aho ni sawa rero reka njye kuruhuka ndumva naniwe madamu cuye nyiri business ye hey barazishakamo iki madam rega babaje bamaze kuhagera hakuno tuviye hariya tuza hakuno gira hino urebe ko mperuka nkubwira ngo uzagabanye ibiyobyabwenge warabigabanyije cyane gakwege urebe ibyo by'ubwenge yewe general madam iyi madamu aba yibereye swingi kwaza nafande yambere umugabo gosoja urebe yihorera horo nyine bimeze biti ntagakubeshya yaragabanyije ngo mu gitondo gusa sigaye bingona nimugoroba ntagakibingo mu gitondo gusa ngo nimugoroba bifata nk'ikinini urebe fata wowe egere hano imbere tuvugane egere hano rwate wowe imbere tuganire urukundo aba ari seriye mu kazi urabona ari iki twakora kugira ngo umutekano waha wizerwe 100%. umve sinzi excuse me madam agatelefone mumbare urega kwege hakuno sinzi ibyo ni ibiki numvise hakuno rukundo ni fege soze ni kane rebe fande turadidasi uje gukora iki hano ndi kwitekereza ari kumedita cyo kuzikoye no kwitekereza byarakomeye disi ubwenge bwa niki hanze gushya turi boss ariko turi boss inyuma isaha yaranci yagize rebe nako naragenda wumve neza hamagara nepo umubaze nimba abakobwa bindi kugira hanze izindi boys bose iragana hangaha ziza kufungwa ndaza kuhamagara ariko gusaba bari mu nzira baza izindi boys nshyashya wibuka zimaze zifungiye hangaha hari izindi tugomba kuza turi no face we hakuno imbohe urebe imbohe ibene niki yeweka nzagukura ahangaha nkuko nabigusezeranyije ko yoga aribyo bayibuka azava nkuko yabisezeranijwe ko gufungiye ahangaha mbibutsa ko iyi ngiyi ntabwo ari gereza ni ahantu baje gufungirwa ubanza n'amakuru bakeneyemo kumbe hano ndi winjiye muri dushe urebe bene gushokora ubu ndabizi screen mugiye kuyiterura rangije
Kosha. Tuto nta kantu mubonye n'iki. Urebe. Kobwa. Gise gutyo urebe. Urebe neto. Muri dushe. Komeza koga. Nimbohe ebyiri. Mpereza hano. Fuze ngwiki. Mpereza noge. Hakurino. Madamu Cuyi. Wibuka iyi proje ni uyirimo cyane. Soma akantu gakeya. Harya ntabwo turamamariza. Ehe, icyongereza cyajemo we. Kamin. Wumvise ariko ku kantu. Wumve. Kamin rwose ni iki. Se shako ni cyara iki. Gise gutya. Winjiye. Afande. Nuramuka ubikoze. Byaba yibuka. Ahangaha nkuko nabigusezeranye. Nuramuka ubikoze avanga nkuko nabikubwiye. Sinzi n'iki yamubwiye kuzakora. Tumuzi nk'imbohe. Maneke. Iba ari ukwica umuntu, iba ari ukugira gute? Kagere mu mukobwa hano. Urebe. Ni imbohe zombi. Ariko ko amurebye gutya. Urebe. Abona akomeje kumureba urebe. Nta jambo avuga gusa we yararakaye. Urebe. Ni imbohe bafunganye. Hari ibyo bikabwira ati ibi nuramuka ubikoze. Abijye byo bamubwiye cuye mugati nuramuka gukoze ibingi nakubwiyenza gukura hanga. Sinzi n'iki yamubwiye. Rangije. Fata uburoso. Rangije arisohokera. Ko ntukibagirwe. Ko yicara hakuno. Ko yakicaye. Isi yamwikaragiyeho. Nzagukura ahangaha nkuko nabigusezeranye. Aya magambo usizemo bakomeza kuyibuka. Na magambo ya Madamu Cuyi. Amubwira ati nukureba ingibi nzagukura muri gereza. Kobwa. Tangiye gufatwa n'iseri ruhibi tu. My God. Ehe. Nakoze koko. Ariko nyine ngomba kuva ahangaha. Cyane ko bambwiye ko ntacyo ari bube. Umve. Arimo n'akantu ka my God. Hakuna fande. Rero nibyo nakubwiraga. Ehe. Ngiye kumara iminsi hano. Umve. Ibyo nabitekerejeho neza. Ibyo wabitekereje neza. Njya ntekereza kabiri. Nyagasani karabaye. Kumbe cutwe tuzi nk'umuntu wa danje wa seriye. Ntabwo atekereza kabiri. Wumve. Ibyo nabitekerejeho neza. Ntabwo njya ntekereza kabiri. Ehe. Ntabwo dutekereza kabiri. Kose sha umuntu udasubiza igitekerezo nyuma ngo yumve ko ibyo yatekereje biri seriye. Nanakira amakuru yuko abakobwa bandi nabo bagiye kugera. Amakuru yamaze kugira hanga ko abakobwa bari mu nzira. Isembo y'enshyashya. Mipango ni iki? Chris. Ntugire ikosa nari mukora. Hatagira eri nigeze kugaragara. Wumve. Nanjye nisohokera. Hari izindi boys zigiye kuba zazangaha. Zigomba gusanga izari zihari. Hakuno Rukundo. Turega kweje gakwe urebe ikibaba cyaramumenye. Yewe kare wumva kanavuze buretse yewe kamama we disa abahungu bacu bararangiye wumve. Oh Mr. Gatsi aka kantu barambwiye ngo niki ngo ni kaga filimi kintuze ngo kwisayidira. Sha Oh Mr. Gatsi. Yewe Gatsi we ka twatuntu two kureba niki tw'abantu bakuze. Urebe muribuka kuri episode ya 3 igihe yakitabiragaho. Ibyo ni ibiki numvise. Wibuke bagusubiza inyuma ba. Igihe telefone yasonaga Rukundo yitabiye kuri filimi rukoza soni. Ngo biragufasha mwana. Ni wumva se ko bigukorera akazi. Beze nka panda. Twatuntu ngo tumukorera akazi. Nese shaka kureba tuno dufilimi. Tunese shaka ko tonsayidira. Sinzi ikintu tuba tumusayidira. Ngo biragufasha. Gakwegera upaye koko. Biragusayidira. Hangije. Inji hako. Kumbe barakwereka imbohe. Nshyashya. Zari zamaze kuhagera. Urasibona ariko. N'umurinzi nyuma. Tutaramenye amazina yabo ni bande. Mbona ku mutwe. We kazi nshyashya. Kumbe bari kuri kadore hakuno.
gakwege yari masa n'izindi mbohe turebe abayinywera ikibaba byaramubabaje nyine bumva nta birenze isine yigize yese bebe sister nawe se wageze se kiba gifite ubuhehe sigera yesu tasanamenyera abafitemo imbohe yigize ukuntu urebe urangije cunga ageze karamureba afatira yipanshe tuzakorana arangije ariyinjirira kumbe fande tambuka gutyo I'm Chris Heaven y'amasana ya kuri Instagram ugiye kumusacinga ni icyamamare Chris Heaven gise gutya kazi karacamo kazi karimo karagenda neza bimeze sawa barakorana ndagira ngo mutwongerere kamera kugira ngo turusheho gucunga umutekano bashyiraho kamera umutekano mukomeze kuwupanura ibyo nta kibazo ndaza kubyitaho hakuno afande hano hari ikibazo kandi gikomeye hari ikibazo kirenze ikiherero kumbe imbohe aho ziri uyu hari bikomeje kumurya mu mutwe hari bikomeze kumuza mu matwi ko naramuka bikoze cuyi azamukura ahangaha ese bera kataranga bera ko ataraza kariye ibyo komeza kwibaza kumbe zini mbohe bari bazizanye ni muri refe sha tutu kwegeye ababigize ibintu biranganye n'ukuntu aba yambaye nyine ubona ko byamubabaje nyine nta kintu abona gisekeje gihari rebe mongore imvange do aha ka Yesu rebe kisi ese kudashaka kurya yese birarenze ndavuze ngo nukore kuri ibyo bityo utabikora tukabonana urebe kandi yari afite biriya terwa kana afata hakuno afata uburoso do reba gakwegera rero baramukangana nta kintu yishoboreye kanyagira sere nkahita narukuramo n'iryo kubona gasigara ukoresha gise gutya sinzi ni imbohe zirimo zirarwana urebe tuzi nimba uriya musore yarinjiye muri aka gace cyangwa atarahinjiye hakuno umusore bakeka ko ushobora kuba yarinjiye ahangaha niba ari maneko sinzi nepo ntuze gukinisha kwihangana kwanjye utaza kunkinisha kwihangana kwanjye utaza gukinisha urebe turakuzi kubyitaho hakuno gakwege abinjirana ehe bahise abahuruza wishe umuntu bahise abahuruza ikubaga batabara bimeze bite dusaye ngo hari mbohe zirimo zirarwana yageze gutya arabareba ibiki siwe mutugabura mwagiye mudore kubita n'imvange n'akaretisi bige n'ibiki kandi barifatiye ehe wumve ntabwo narya impungure ndi Madrid wa bene urifata ukamenda imburide nakuzanye imburide ehe wumve kisi nyine dukubita umureta ariko ibyo bintu by'impungure sige n'ibiki abashyitsi koko ikisa cyangwa tubamera amazi ahangaha cyangwa tubone ko twanaraka hari ufite uburoso ushaka gutera mugenzi we urebe bageze gutya bongera bicara hasi gakeya batuje hari ufite stress maneke afande rigeze hakuno udatuma nkora ikosa uzi igihe inshinze udatuma nkwerere uzi inshobozi namubwiye bararakaye koko nakubwiye ngo udatuma afite imbundi muri imbere urebe urimo kumva yego icara hari cara hasi gese gutya kuno muje misiyo ni bikisaho ndiko mpazi mwebwe induru mwatijana niyo duru ni iki arangije afata imbunda urebe fata imbunda kwagafashe mu twaje hakuno hari abandi muri control room hari ibyo babonye urebe babonye ka video kuri hasi gutya ni muri control room bimeze bite byarabarenze baracyari hakuno rebe kajinya kuko n'ikivuga ati se shako na yabaye koko yagize gutya fata imbunda twabonye ayaka yagize gutya rashu urebe aramwenya arabona bisekeje gusa barababaye koko
biramurenga. Fande na bera arapfuye. Bera nawe arapfuye nyagasani. Bro crowd team. Hakuno. Ano bifunze kimasera. Wamunye ariko kaye n'iki. Do urebe. Yewe. Shigushyingura. waretse kunsakuriza Waretse gusakuza ariko nari ibintu birenze. Gushyingura wumve. Nyagasani. Yewe dodo. se bubaye iki Subaye iki wowe? nuramuka ubikoze Akomeza kubwira amagambo. nkuko nabigusezeranyije. Uramuka ukoze ibingibi nzagukura ahangaha. Ku ruhande ka Yezu kumbe hari ufungiye hano. Dogita arafunze. Dogita arazira iki? Bimeze bite? Dogiteri mvubuduha. Uyu we hakuno maneke. Ibyo komeza kwibuka niko kiriyo. Ugenda yagiye. Kumbe padiri byaramubaje. Uretse padiri urebe padiri nta mikino no kuza muri yo yambara inkweto z'abapolisi ubirebe neza. Oro y'Imana bikuri mwese. Munsi nk'uyu Ebe yananezerewe. Umuvandimwe wacu tuvuyemo n'ibyishimo byinshi urebe. bivuga ngo Ugenda yagiye. tuvuye mu gitaka niho tuzasubira. Kumbe haruri hakuno. Barimo baramureba. Muri control room barimo baramureba. Rebe. Mukobwa. Rebe. Kuri kamera barimo baramubona. Wefata ariko utazaramenyera. Nyagasani. Reka dusome ijambo ryo kumuherekeza dusanga muri Mati. Buriya rero muri gereza buraje hansetse. Pastor usanga yishe nk'umuntu. Abaririmbye ugasanga wenda bamwe ibiyobyabwenge nicyo kintu bazize. Abadiyakono ugasanga nyine bafata ubwana ku ngufu nicyo kintu bafungiwe. Afande kuvuga ngo twese arabona ntabisekeje. Kandi tuzongera muri iryo rero. Ariko itandukaniro turi no face ubuzima babayeho bumeze gute. Pastor gusa yishimye. Tuzamusanga natwe tuzagerayo. Tureka kujya ibese n'ibiki. Ikibabo cyaramusajije ku buryo asiga nabyina no ku kiriyo. Nyagasani. Ko se wakifu. Pastor n'umuhehesi we. Nyagasani tureka kujya. Uri pasteri. Niko se mu mada. Jya wifunga ariko se ndebere. Shani gese afanda aramureba. La vie est une chanson. Umve. Ubuzima ni indirimbo tugomba kuba uri kuyiririmba. Nyagasani. Turi no face ariko isera mu bashabura nta bintu bisekeje bihari. We na afande kureba neza. Afande kureba. Pastor yifunze. Inkweto y'abasirikare. Turi no face azimbere. Urebe neza. Na rukundo. Kene ucunga zirambohe ziri hariya. Vihara no face. Afande. Abari kuri Adidas. Urabona ari wo kwizerwa. Uramuntu tumwizere. Pastor. Uriya muntu yagize umupadiri. Wumve. Nanjye ndabibonye. Bamuketse. Akanye no ikintu cyo gukora. Wumve neza. Nshaka kubwira urukundo na kiri. Yego. Agahita mukora ibyo mugomba gukora. Esa. Fast. Bahita bishyira mu bikorwa. Ushaka. Nta makosa agomba kugaragara. Fanda bategura koko. Chris Heaven. Mazina nyakuri. Hakuno. Conga gereza wacu. Mushyashya. None ntaye umutwe. Tangiye gusara. Ashakisha hose namubuze. Tangiye gupanika. Sinzi icyo gukora kakanye. Ubundi urenda utumutwe. Ibi byose si wowe bite? Umve. Ariko uzamahane ya Fande. Nabimenya turamubwira ngo iki. Fande baramuhuza bimenye no kubakuramo ingoto. Gikemura atiri wabimenye. Ariko ntabwo uzamahane agira. Urayirengagije. Iyo akazi katanye kuzamo ikibazo biba byakomeye. Uriya mupadiri nabonye hariya. Ntabwo mushira amakenga.
padiri bamuketse ndamwibazaho nkumva birancanze bimeze bite yifunze gikomando gusaringisha umwenda wa padiri umupadiri nk'abandi padiri se si umuntu usanzwe nyine buryo urumva ari ibintu birenze icyo ndeba ni umutekano wa hano n'abahari bya padiri akora ibye bakoze uretse wumve ubwo ni ikindi mba atarinjiye ejo nshinzwe umutekano hano n'abaho niba umupadiri yaje umupadiri by'abapadiri bizanye gute no kumenya ibyinjiye ariko birakora nk'umusirikare wese ugomba gukeka umuntu utangiye kunogana urwakarukana ko mutari kubyumvikanaho neza ugomba kumurya isataburenge ari kumenya uwahayinjiye wenda yoherejwe n'afandi ubundi ibintu biri aha kuri tarasobanura biracanganye my friend ibintu biracanganye urebe kwicana kumbe abaje hakuno akazi karagenda neza akazi meze bite bisa no buri wese ahangaha afite ikintu ashinzwe aho bafungiye se yego nakwereka amashusho yabo rebe bamwiritse amashusho y'aho bafungiye aho imbohe zifungiye bari kuri Adidas atunzwe n'itabi gusa na rikeri hora ku mujinya arangije arigenda n'amagambo makeya afande nta kibazo rebe wumve neza afande ariko rwose n'iki mukurikire se afande afande ko umuntu uri baga ari gukurikire nta birenze yewe kanze mba tujyane urebe ubona ari iboga arakavuga ati none se shaho n'iki ibyo ntabwo bikureba hakuno barakibaza imeze bite hakuno afande kuryinyo kuri Adidas ye ntacyo murabona kobwa yabuze ndaramuka amenye ko ari umuntu winjiye hano nta kintu nzigera nita rebe akubwiye gutyo umenye icyo agomba gukora kugukura ku isi ateka ufite umuryango cyangwa se kire no kubaho rebe dufashije kuko ukihangana ukadufasha ibyo yantugusaba akantu uyu nawe ureka abiye kubwana fande ambaza nimba akazi kari kugenda neza nimba kuko nta muntu ugeze twinjira hano dufashe nk'umuntu ukora kuri kamera udusubiza amashusho inyuma turebe ko twabasha kubona niba nta muntu watwinjiranye twabonye muri control room bagenzuramo uyu mukobwa nakorayo barebe kuri kamera niba nta muntu ugeze winjira ntabwo byumvikana ntabwo twemerewe kwerekana amashusho yacu hariya kirazira kuri amashusho buri muntu uwo wese fashe turakomerewe kandi urabibona yarakaye ibyo ntabwo byashoboka ariko kugera kuri saa dufite ikibazo gikomeye ntabwo tuzi umuntu watwinjiranye kese yabaye ahangaha yo gupfa ko umuntu urayizi ariko turashaka kumenya ese koko uwo muntu yishwe mu buhe buryo ese ninde watwinjiranye birashoboka ko twakwirara ariko kamera hari ikintu itagisohoka wishe umuntu ntabwo aramenyekana fashe turakwinginze pe afande aramutse abimenye koko hey ni ikibazo kubarebera ndeba ayo mashusho nta kibazo murakoze cyane noneho ugenda urebe ni nk'ejo sinzi birabwe muri dushe n'undi barashe tuzi bishwe nande urabugize neza n'ukuri niba hari ubinjiranye cyangwa sinzi yemeje kubafasha sinzi gusa niba bazi ko n'umuntu ubishe hakuno kuri madayi mucoyi na no offense do uze kundebera afande atagira ikintu kibari bashe gukora bose abakekana nta wizera undi afande namubuza icyo agomba gukora afande namubuza gute ndi umucunga ndi umuzamu we ndava imbere nawe ndabona nta n'icyo wawe ehe uyu mudamu bari seriye ni kibamba ahangaha aravuga ari kijana imbere duruga bababwiye ngo rumuve imbere hakuno dogita waracyafunze dogita sinzi ngo araziki hakuno urebe ubu duhafande n'uwo yifunze ariko noneho turakine neko rebe na dogiteri reba gutya imbere ye afande ni mwebwe aratwica ko uyu mugabo yewe afande ikindi hano nuko kubera iki ndahangaha koko sabiri rwose none se ni bya bindi bya kare none se bya bindi bya kare bigikomeje
Rebe kirasenyine senyine tugire nukuzunguza umutwe mikamenya icyo gukora none se basi ntabwo mwashyiramo n'imiyaga nisabiri Vanessa wabuze ibintu wakoze ingaruka byavuyemo wumve ibyo ni ukuri yari yanyoheje none se ko yanyoheje yari yanyoheje ni ukuri mushyiremo imiyaga no face wabuze ibintu wakoze ingaruka byavuyemo wumve ikibazo mbere yapfuye mbere yamaze gupfa mbere yapfuye ubuke yaguye muri dushe ese kumbwira uburyo wamwishemo icyo kintu nsigaje musafandisi we karagira mu ndabo nta magambo yani nkeneye mbwira yapfuye gute nta bindi bindi afande ntabwo mbizi nta bintu byinshi bakeneye kumva yapfuye gute byagenze bite hey ibuke y'urushinge ari kumwe na Dr. Nsabiri bimeze bite hakuno muri control room baracyashakisha ninde wabinjiranye iyo mirambo yishwe nande ni ikibazo y'ejo saa 9 footage z'ejo saa 9 n'amashusho rebe ariko ntabwo yabisanzwe ukuje ntabwo yabisanzwe rebe ubuke yiyemeje kuba yabafasha barebe niba yose kubona ko wenda kuri kamera hari umuntu winjiye come on okay it's fine yeah come on it's fine ariko sha rebe ntabwo yibikiza ahubwo mwavuganye ibiki kanyegereze ndebe ukuje ntabwo yabisanzwe saa 9 bapini ibi ngibi se washakaga reka aracyari kwiga wabinjiranye ninde komeza gushakisha bare kubasa kubona wenda umuntu kuri kamera hakuno no face na fande tu ntabisekeje babona hakuno yarashe umuntu kweri cyo bikoze yavuze ngo kuburyo bikoze kisubiza Byayo iyo wita ku mbohe yawe ehe iyo iri mu nshingano zawe kwita ku mbohe n'inshingano zawe ubundi urambaza iki bana yanyigisha uburyo nkoramo akazi kanjye Gasani yarahumeye kuko umukobwa aho ugomba kumenya aho ugomba kwitaho uri mu nshingano zawe gusa fandane ntabwo yoroshye umve mureba ntacyo asubiza yararakaye gusa tugire gute se mvuze ngo iki tujye dusohoka ariko umve uretse umve neza mukobwa mvuze ngo iki shaka amazi yo kunywa shaka amazi yo kunywa Nyagasani niba ari sinzi amazi yo kunywa niwo kagenze yari Mr. Jerome ndetse n'Imbeka series niyo nyine ukora subscribe ugakora like share comment abagenda bakurikira cyane Imana ndi mucasi Gracias ndabizi ko ukunda abakobwa bawe ariko ngiye kuguha misiyo okay uko nguko ucecetse wanze kunsubiza n'abandi bose ntagire n'umwe yongera gusubiza ibyo uvuga ntabyo tuzi ukomeze kutubaza ubusa uwo mukobwa uri kutubwira nta nama tumuzi none ubu uracyakomeje gufunga umutwe none se ko mutari mwambwiye ko muri bariya bakobwa mwoherejemo undi mupolisi kazi